Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Sam Empire nk'uko munsi ni Sibomana Eric muri filimi Honi ya Soni. Hano tugiye kubabwira inkuru y'umugabo. Umugabo yagiye kugura imodoka, agezeyo arayizana, imodoka rwose ari nzima. Nk'uko mubizi ibibazo bigenda byiyongera uko imodoka uyiguze. Hashije nk'icyumweru imodoka ipfumuka ipine. Imaze gupfumuka ipine, umugabo nta kindi cyemezo yafashe icyemezo cyo kuvuga ati imodoka yanjye ngiye kuyigurisha kugira ngo mbone uko ngura indi pine nshya. Reka mbatera kandi gasitori nako gashekeje cyane. Umugabo arimo kuraga filimi cyane rwose, avuye ku gaseri kambere agiye kujya ku ka kabiri, akoresha telekomande yange gukora. Umugabo agira umujinya avuga ati ubonye telekomande nsuzugure gutya, kanzi iyi televiziyo nyigurishe ngombe ngura indi telekomande nshyashya. Kandi ubwo wasanga utari wakora subscribe kandi dukurikirana buri munsi, aka kanya kora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubigendanamo neza kuri YouTube channel yacu nziza ariyo Sam Empire nguko bisanzwe. Amazina ni yayandi simuyazi, sina mpamvu yo kwivuga. Reka mbahereza kandi gakuru, aka gakuru nako kararyoshye kameze neza cyane. Hari haciye amezi 9 yaraciye umugore atwite, ari ibyishimo ku mbande zombi, habe ku mugabo ndetse n'umugore. Nyine nguko bari bagiye kwibaruka umwana wa mbere w'imfura, nta wundi mwana bari bafite. Ibyo ngibyo byo murabyumva neza. Asigaye igihe cyo kubyara kigeze, umudamu arabyara. Kimara kubyara abyara umwana udasanzwe. Uwo mwana avuka avuga. Mu bintu yavuze mbere na mbere yaravuze ati ngewe ntabwo ndi burenze iminsi 9 ngiri hano ku iyi si, ati ndetse mama nawe ntago azarenza iminsi 16, ariko na papa nawe ntago azarenza iminsi 30. Uko ibyo bintu mbibabwiye byose niko bigomba kugenda. Ngewe nta gihe kirekire mfite hano ku iyi si, niyo mpamvu ibi ngibi mbibabwiye ababyeyi banjye. Ahangaha nta kindi cyabaye, ababyeyi baguye mu kantu ndetse bagira ubwoba cyane. Baravuga ati se umwana ni umuhanuzi. Ibi ngibi ni biki bibaye muri aka kanya? Bata umutwe bibaza ikintu bakora barakibura. Barategereza umunsi wa mbere babona nta kibazo, umunsi wa kabiri babona nta kibazo, ariko ya minsi 9 ikimara gushira umwana yese ataha. Amaze kwitahira abandi basigara nabo bategereje iminsi yabo. Ahangaha mama w'umwana atangira kubura ikintu akora, agatangira kubaza umugabo ati nese twabigenza ute kugira bino bintu uyu mwana yavuze ndibize kuba. Umugabo aravuga ati nta kindi kintu tugomba gukora uretse gukemura ibibazo byose tugomba kuba dufite muri aka kanya, tukabikemura kugira ngo nyuma yaho ngaho tutazasiga tutabikemuye. Ati ubundi nta kindi twakora, kuva umwana yaravuze yuko azatagata natwe nitwe tugiye gukurikira. Ahangaha umubyeyi w'umumama yarakomeje aratuza, ageza mu minsi 10 abona nta kintu abaye. Aravuga ati ino minsi 6 kuva nangije iminsi 10, iminsi 6 nayo ni inyisoza. Ibiza byarangiye wasanga umwana wanjye yararoteye abandi, cyangwa akaba yaravuze ibizaba ku bana atari ngiye bizabaho. Ahangaha umumama yakomeje gukora uturimo tugiye dutandukanye, ategereje ya minsi 6 isigaye. Ariko iminsi 6 ikimara kugera, yahise aca nawe ibyo birarangira. Bikimara kurangira ushobora kwibaza ngo nese byagenze ute? Umugabo nawe bari bamubwiye yuko atazarenza iminsi 30. Ese iminsi 30 yararangiye umugabo arapfa, uratekereza ngo byagenze bite? Icyo nagusaba ni gukora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo tuzajye dukomeza kubigendanamo neza, sibyo? Ahangaha umugabo wari umaze kubura umugore we n'umwana mu gihe gitoya cyane, yasigaye akora udukorwa twiza ndetse agerageza kwishyura abantu amadeni yose yari afite. Asigaza guhamagara n'umuzamu, aramubwira ati vayo ngwishyura amafaranga yawe yose. Umuzamu nawe aramwishyura. Nyine nguko mubizi, na uramutse umenye yuko uzapfa ejo, watangira gukora udukorwa twiza, kuvuga neza, kwitwararika, gufata ibyo wari ufite ukabihereza abakene kugira ngo Imana ikubone neza. Nyine nawe niko yabigenje, kuko yari yizeye yuko nawe atazarenza iminsi 30 kubera ubuhanuzi umwana yari yaramubwiye. Ahangaha umugabo akimara kwishyura umuzamu yaramubwiye ati nizere yuko twakoranye neza mu myaka yose, nizere yuko nta deni ngusigayemo. Ubu ngubu igihe kirageze cyuko ugenda ukajya kwishakira akazi ahandi, kuko ngenzi neza yuko nyuma y'iyi minsi 30 ndazakomeza gukorana nawe, ibyanjye bizaba byarangiye. Umuzamu mu marira menshi ati se databuja ubundi ugiye kujya he?
ahangaha umugabo aramusubiza ati mugaragu wanjye ngunda kandi nishimira, ati nabyaye umwana ejo bundi ngimara kumubyara ibyo ngibyo urabizi, ariko yavutse avuga ambwira iherezo ryanjye n'iherezo rye ndetse n'iherezo rya mama we, ati niyo mpamvu rero ngubwira yuko nta minsi 30 njigaje hano ku iyi si. Ahangaha umuzamu yarabyumvishe agira agahinda kenshi arababara cyane bitewe yuko shebuja byari bigiye kurangira. Ahangaha umugabo yakomeje gutegereza iminsi ye, ategereje umunsi wa nyuma kugira ngo yicire agaceni, ariko ikigaragara cyo niko yagenda akomeza gukora udukorwa twiza kugira ngo basi azatahe mu ijuru nguko abantu babyizera. Ahangaha uyu mugabo yasabye umuzamu yuko naramuka apfuye amaze kumushingura azasigarana ibye kuko nta wundi mwana uyu mugabo yari afite. Ahangaha umuzamu yarishimye cyane bitewe yuko yarazi neza agiye kuzungura imitungo ya shebuja, ariko ntabwo yarazi yuko uwo mugabo itariki nigera azapfa. Ahangaha iminsi yarakomeje iricuma ndetse igera ku musozo, wa mugabo ategereza ko yapfa birabura, ariko umunsi ugeze saa 6 z'ijoro wa muzamu wabari upfa. Ese uratekereza ngo buriya buhanuzi bw'umwana hari hajemo kwibesha? Buriya mwana yavuze yuko ubwa mbere ari uzapfa, ubwa kabiri hagapfa nyina, ubwa gatatu hagapfa se. Ubwo si uwo nta kintu wumvamo? Ubwo nyine uwo muzamu wapfuye tariki 30 uwo nguwo niwe warise? Uriya mugabo we yari ari mu rugo gutyo gusa, ariko ntabwo yarazi amabara umugore we yakoranye na uriya muzamu. Ngayo nguko rero, niba wadukunze kora subscribe, like and share kugira ngo n'abandi barusheho kubyumva.